nk'uko mwabibonye uburyo iri koranabuhanga rikora, mwabonye ko nta mupolisi uhura n'ukora ikizamini. Ibyo wumvise nibyo, nta mupolisi, nta mabwiriza y'umurenge uhabwa n'abantu ndetse nta n'uwo muvugana, ariko ugakora ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga kandi ugahita ubona niba watsinze cyangwa watsinzwe ako kanya. Uko iyi modoka iri kugenda iri yonyine, nta muntu uri kuyireberera uretse uyirimo gusa uri gukora ikizamini. Muri izi nzira iri kunyuramo hatamirijwe na za kamera uruhuri, hakiyongeraho n'ibyumviro by'ikoranabuhanga, sensors zishobora kumva niba habayeho ikosa, wenda mu gihe waba ukojeje ipine ku nkengero aho umuhanda ugarukira. Mu yandi magambo, iri ni ikoranabuhanga risa n'iryikoresha, automated. Nanone tukaba twavuga ko ari ubwenge bw'ubukorano buzwi nka artificial intelligence, kuko ryikoresha kandi rikaba ryakifatira imyanzuro hifashishwa ibimeze nka robo. Ngo haye ikaze mu gihugu kiri kuvuduka cyane mu ikoranabuhanga, by'umwihariko mu kigo nyarwanda cy'urusobe rw'ikoranabuhanga rishya riri kwifashishwa mu gukoresha ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe imikorere y'iri koranabuhanga, uko bizaba bimeze ku muntu nkawe uri mu kizamini cyo gutwara, ibibazo rije gukemura. Ese nubwo ari iterambere ryiza, nta ngaruka mbi bishobora kuzateza mu bihe bizaza? Icyo usabwa ni ukureba iyi video yose ubundi ugasobanukirwa. Nkwibutsa niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa Xmenya, gukora subscribe, gukora no kunzogera kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr Buddha, muhawe ikaze. Mu busanzwe iyo wajyaga gukora ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga, byasabaga ko waba uri kumwe n'abantu mu modoka bagenda bagucunze, baguha amabwiriza n'ibindi. Ubundi mukazenguruka ahantu hatandukanye, byasabaga abantu benshi babikurikirana. Gusa ikibabaje kurushaho ni uko rimwe na rimwe washoboraga no kubirenganiramo, bityo hakaba havukamo ibindi bibazo nko gutanga no kwaka ruswa n'ibindi. Mu kwezi kwa gatanu mu 2019 nibwo umuntu wa mbere mu Rwanda yicaye imbere ya mudasobwa, ubundi akora ikizamini cy'amategeko y'umuhanda, ibizwi nk'uruhushya rw'agateganyo, provisoire mu zindi ndimi. Guhera mu 2020 noneho iri koranabuhanga risakazwa mu bindi bice by'igihugu, mbese nyine bihinduka umuco kuko byakorerwaga mu mucyo. Amanota yawe ugahita uyabona n'ibyo wishe ukaba wabyibonera. Aha ku ruhande rumwe ikibazo cyari gikemutse, ariko mu bizamini byo gushaka impushya za burundu ho hasigayemo bya bibazo n'ubundi. Ubwinshi bw'abashaka gukora ibizamini, ikimenyane n'icyene wabo, hakumvikanamo ruswa n'ibindi. Aha rero niho polisi y'u Rwanda, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, ryakomeje gushaka ibisubizo kandi biboneye, nuko biyemeza kubaka ikigo cyuzuyemo ikoranabuhanga cyo gukemura ibyo bibazo. Kaze neza mu kagari ka Busanza, umurenge wa Kanombe, ho mu karere ka Kicukiro, ni mu mujyi wa Kigali. Aha dusangamo inyubako, imbuga zitandukanye zo gutwariramo no kuzengurukamo, yaba ari ku ipikipiki cyangwa imodoka. Ariko cyane cyane tukahasanga ikoranabuhanga rigezweho kandi rizi ubwenge, rikoresha abantu ibizamini byo gutwara ibinyabiziga kandi ugahita ubona amanota yawe ako kanya. Muri make dore uko bigenda ndetse n'uburyo ibi byose bikorwamo. Mbere na mbere ubanza kwiyandikisha mu bazakora ikizamini unyuze ku rubuga rw'Irembo, ugahabwa itariki n'isaha uzakoreraho ikizamini. Ibi byo bimaze kuba umuco, ni ibisanzwe. Aha rero niyo uhabwa kode, ari nayo werekana iyo ugeze muri iki kigo, ubundi ukerekwa aho ubutegerereje. Bakareba niba imyirondoro yawe ihura neza niyo wakoresheje ubisaba. Muri izi nyubako nanone dusangamo imashini zifite ikoranabuhanga ryo kugenzura bimwe mu bice by'umubiri nk'amaso n'amatwi niba bikora neza. Aha haba hari screen urebamo, ubundi nawe ugasobanura uko ubibona. Wambikwa kandi utwuma mu matwi, ubundi ukazajya ubazwa amagambo runaka ugasubiza werekana ibimenyetso nko kuzamura amaboko n'ibindi. Aha no gupima ibice by'umubiri. Aya makuru yose abikwa muri za mudasobwa. Aha ni ku bagiye gukora ibizamini byo gutwara, gusa nawe iyo ushaka gukorera uruhushya rw'agateganyo, wicara imbere y'izi mudasobwa ubundi ugakurikiza amabwiriza uhabwa. Reka noneho tujye kuri tere nyirizina ahakorerwa ibi bizamini, turebe uko bigenda. Murabona ko hari imodoka zabugenewe, yaba ari izigenewe abashaka gukorera kategori B ndetse na C, zose zanditseho driving test.
Gusa ariko izi si imodoka zisanzwe kuko nazo zikoranye twa twumvirizo tw'ikoranabuhanga sensors zigenzura kandi zigatahura ibiri kubera mu modoka. Zishobora kumva umuvuduko uri kugenderaho, amerekezo, vitesse uri gukoresha, niba uhagaze cyangwa uri kugenda, gukatisha imodoka n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri make sensors zo muri izo modoka nuko zikora. Niba wakunze iyi video ntibagirwe kuyiha like kugira ngo bifashe kugera kuri benshi bakeneye amakuru nk'aya. Iyi modoka rero niyo umuntu uri mu kizamini yicaramo wenyine, nta mupolisi cyangwa undi muntu bari kumwe. Nanone kandi muri yo haba harimo indangururamajwi igufasha kumva amabwiriza y'ikizamini, aho wihitiramo ururimi ushaka kuyumvamo, yaba ari mu Kinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa n'izindi, ku buryo uhabwa amakuru yose n'iryo koranabuhanga. Nanone twagereranya na robo yashyizwemo amakuru menshi yerekeranye n'ibyo bizamini biba biri gutangwa. Ushobora guhita wibaza niba iyo ugize ikibazo ubaza iyo robo. Gusa muri iyi modoka nanone dusangamo microphone, ku buryo hari icyo udasobanukiwe ushobora kubaza binyuze muri iyo microphone abari mu cyumba cy'ubugenzuzi control room, bakagufasha ugasobanuza, ugahabwa amakuru kandi mu rurimi wihitiyemo. Mbere yuko dukomeza ariko ndakwibutsa gukora subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa Xmenya kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Ikiganiro cyo kiracyakomeje. Sensors zo muri izi modoka tumaze kubabwira ndetse n'itumanaho ryo muri control room ntibiba bihagije ngo ubashe gukora ikizamini wenyine gusa nta wundi muntu ugufashije, kuko izi sensors zo mu modoka zita ndetse zikumva kubiri kubera mu modoka indani. Aha rero hakenerwa kamera n'ibindi byiyumviro by'ikoranabuhanga. Sensors bigomba gufata amashusho y'imodoka inyuma, aho igana ndetse n'uko itwarwa, ariko zo ziba ziri ku nzira imodoka inyuramo cyangwa muri iki kibuga imodoka ziba zinyuramo, ku buryo zibasha kugenzura ibibera inyuma y'imodoka. Amakuru yafashwe na sensors zo mu modoka indani ndetse n'iz'inyuma zirayahererekanya, ubundi zikayohereza muri control room, ahari mudasobwa kabuhariwe mu guhita ziyatunganya mu mwanya muto ushoboka, ku buryo uhita werekwa niba watsinze cyangwa watsinzwe, ukabona n'ibyagutsinze kuko nyine byose biba biri mu buryo bw'ikoranabuhanga. Aha ni mu kizamini cyo kuzenguruka mu mbuga. Mu kizamini cyo kugenda ku muhanda gikorerwa hanze y'inyubako cyangwa se y'imbuga, naho hifashishwa za sensors zo mu modoka, ariko ho hakanakenerwa irindi koranabuhanga rigenzura aho imodoka iherereye rizwi nka GPS, Global Positioning System. Iyi GPS kandi ibinerekana niba biri gukorwa n'uri mu kizamini bihura koko n'ibiri ku byapa byo ku muhanda. GPS zikoresha itumanaho rya satellite. Igikoresho kirimo iyi GPS rero biba byoroshye cyane kubona aho kiri bitewe n'ibimenyetso cyangwa signals cyakira, ari nako gitanga amakuru y'aho giherereye ku miganda migari y'isi izwi nka coordinates. Izi sensors na GPS nabyo bitwara amakuru muri control room, ubundi agasesengurwa. Ese gutsinda ikizamini hagenderwa ku manota angahe? Bibarwa bite? Mu gukora ibi bizamini utangirana amanota 100. Buri uko ugenda ukora amakosa akagenda agabanuka. Gusa nanone iyo ukoze ikosa rikomeye hari n'igihe utemererwa gukomeza mu bindi byiciro bikurikiraho. Gutsinda iki kizamini bigusaba nibura kugira hejuru y'amanota 80, ubwo ni 80% kuzamura. Iyo ugize munsi yayo uba watsinzwe ugataha. Nyamuneka niba ubona aya makuru ari ingenzi ushobora kuyasangiza inshuti yawe nayo igasobanukirwa. Iki ni ikizamini kiba kigizwe n'ibyiciro byinshi bitandukanye, aho kuba bine gusa nk'uko byahoze mu buryo butari ubw'ikoranabuhanga. Aha rero uko ugenda utsinda buri cyiciro ugenda ukomereza ku kindi cyiciro gikurikiraho. Nk'urugero, iyo uvuye ku murongo wo gutangiriraho ujya guhagarara ku buhaname, aho uhagararaho nibura amasegonda 3 ariko nanone nturenze amasegonda 9. Wahava ukagenda aho bagusaba guhunga inzitizi, kunyura mu masangano y'umuhanda ahazwi nko muri rompwe, ugakora ikizamini cyo guparika ku ruhande rw'umuhanda. Wakirangiza ugakora icyo guparika usubira inyuma, ugakora icyo guhindura vitesse, bakareba nuko witwara mu kaga cyangwa mu gihe utunguwe. Iyo umaze gutsinda iki kizamini ukorera muri iki kibuga, noneho ujya gukorera ikindi kizamini hanze ku muhanda. Ibi byose iyo birangije ukaba nibura wabashije kugumana amanota ari hejuru ya 80%, uhabwa perimi yawe ubu yitsindiye nyine. Ikindi kiza kandi gusa nanone nubwo gishobora kubangamira bamwe, nuko muri izi modoka haba harimo screen zikwereka amanota ufite, ukagenda wibonera ukagenda agabanuka buri uko ukoza agakosa.
Ndabizi ibi hari abo bishobora gutera ubwoba mu gihe bari mu kizamini, cyane ko uhita unerekwa ikosa ukoze ako kanya. Muri iki kiganiro twibanze ku modoka cyane, gusa no kuri za moto hakoreshwamo ikoranabuhanga muri byose mu buryo bujya gusa neza nubwo tumaze gusobanura ku modoka. Ushobora guhita wibaza uti ese ko ntamenyereye iby'ikoranabuhanga mama ho nzabishobora kurikoresha? Aha ndagira ngo nkubwire yuko nubwo byumvikana nk'aho iri koranabuhanga rihanitse, gusa wowe ntacyo ufite cyo kurikoresha wenda ngo rirakugora, ahubwo ikiba kikureba ni ugutwara imodoka nk'uko wabyize, nta kindi. Naho ikoranabuhanga rigatuma naho hagati yaryo rigatanga amakuru mu cyumba cy'ubugenzuzi, ubundi hagafatwa imyanzuro. Rero ntugire impungenge ngo rizigira rikugora na rimwe mu gihe uzaba ugeze muri iki kizamini gikoreshwa ikoranabuhanga kuri uru rwego. Kimwe mu by'ibanze iri koranabuhanga rije gukemura ni ugutanga ibizamini binyuze mu mucyo bitabogamye, bitandukanye na mbere aho twagendaga twumva abantu bihererana abandi bakabaka ruswa, hakazamo icyene wabo n'ibintu byinshi bidasobanutse. Ibi kandi bizafasha mu gukoresha igihe neza, aho niyo waba urangije gukora ikizamini mu isaha imwe gusa uhita wigendera kandi umenye niba watsinze cyangwa utsinzwe. Ese wowe ni ikihe gisubizo kindi ubona ko iri koranabuhanga rije gukemura? Ibitekerezo byanyu muri komenti ni ingenzi cyane. U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri kuvuduka cyane mu iterambere ry'ikoranabuhanga, ariko se nanone haba hari ibindi bihugu bikoresha ubu buryo bw'ikoranabuhanga muri ubu bwoko bw'ibi bizamini? Nibyo, mu Rwanda tugerageza tekinoloji nshya mu ba mbere, ngaho imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, ikoranabuhanga mu buvuzi n'ibindi. Gusa iri koranabuhanga ryikoresha mu bizamini byo gutwara dusanga rimaze agahe rikoreshwa mu bihugu bimwe na bimwe byateye imbere, yewe n'ibiri mu Buhinde rirakoreshwa. Nyuma yo kuzana imodoka z'amashanyarazi tukagira uburyo bw'ikora bwo gukoresha ibizamini byo gutwara imodoka, noneho reka twizere ko ikizakurikira ari ukuzana imodoka zikoresha ntawe uzitwaye, autonomous vehicles cyangwa self driving car. Nkaha ni London mu Bwongereza, umwe mu mijyi igorana cyane kuyitwariramo. Uyu ni umuherwe Bill Gates, yicaye mu modoka kumwe n'abandi bantu, gusa ariko ntawitwaye, ahubwo iri kwiyobora muri aka kavuyo kose k'imodoka n'imihanda isobanye kandi iteye mu buryo buruhanyije kuyitwariramo. Gusa ariko gahunda ya mudasobwa yo iri gutwara iyi modoka nta nkomyi kandi ikabikora neza cyane. Ibi nibyo twita autonomous vehicles cyangwa self driving car, imodoka zitwara ntawe uzikoresheje. Aha rero niho turi kwerekeza, ariko ibi nta kaga bishobora guteza muntu. Reka twigarukire ku bizamini byo gutwara imodoka. Mu by'ukuri iyi ni system ikorwa na muntu kandi muntu aribeshya, ni ibisanzwe. Rero habashobora kubaho ikibazo cyangwa ikosa muri izo kode za mudasobwa zigenzura, byitwa bug, bikaba byateza ingaruka zitari zitezwe. Nanone kandi twibukiranye yuko mudasobwa bazinjirira, hacking. Rero hari ushobora kuyinjirira ubundi akazajya agaragaza ibyo yishakiye kuri screen. Nk'urugero, waba watsinze ariko atabishaka akaba yakerekana ko watsinzwe, kandi bigakurikizwa kuko icyo gihe haba hizewe ubwenge bwa mudasobwa kurusha ubwenge bw'umwana w'umuntu. Rero nubwo iri koranabuhanga ari ryiza, ntitwakirengagiza ko riba rishobora no guteza akaga, gusa ariko ibyiza bikaza imbere cyangwa se bikaba ari byo byinshi kurusha ibibi. Niyo mpamvu iri koranabuhanga rikomeza gukoreshwa. Ibyinshi bikubiye muri iyi nkuru tubikesha televiziyo y'igihugu RTV. Niba wakunze ibikubiyemo wakanda like kuri iyi video, kora subscribe niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa Xmenya kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Kimwe nuko ushobora gusangiza iyi video inshuti zawe niba ko kubona hari icyo yabafasha. Niba ushaka gukomeza gusobanukirwa, wareba izi video ziri kuri screen yawe nona.